bashaka bongeye babasubize muri ADPR bose babahuriza hamwe nk'inzoga y'itende n'ubundi baravuye barabirasa bagaruke n'ubundi mikoro yabo yose nimwe bura mu gihe cya Yesu muravangwa hano ngo hari akajagari k'amadini mu gihe cya Yesu hari akajagari karutaka hano ku cyumweru ukavuga ati ngiye muri ADPR ahantu munyereka abakene uyu munsi mwafashije ntabo bakwereka wari umenyereye kwibira mu rusengero n'ubundi ubwo hari igisambo n'ubundi igisambo bakirukanya ahantu hamwe gihindura karitsiye uyu munsi dufite amadini mu Rwanda arenga nk'ibihumbi nka 4 amazina yabo donc church itorero donc ni menshi cyane hari nayo nabonye wenda turaza kubigarukaho bari kuvuga ati asigare maya ayandi yose adafite igikorwa cyashyigikira leta aveho. Ikaze kuri mwese mudukunda mudukurikira tubashimire kandi turabashimira cyane rwose n'ukuri Imana ibahe umugisha mbwire wowe utarakora subscribe ku nzozi zacu rwose aho dukurikiye hose uri noneho ndi gusaba n'abantu bo kuri Yada ngo bimukire wawe baze baduhe subscribe twaguke tube benshi abantu bo kumanuro searching YouTube channel inzozi zacu ugende ukore subscribe nanjye mu nteze imbere reka nanjye mu nteze imbere dore umuvandimwe amaze amezi 3 baramuhannye maze igihe kinini ntakora yakoraga undi abantu bajyaga bibaza ngo waje kumanura uti agenza akora ikiganiro rubasobanurira impamvu waje kumanura ariko yego mfite n'aba boss beza dukorana neza bo banabonye bayimera ikigo runaka kwamuriza mu kindi ariko nuko tubanye neza n'ababyeyi nibo bandeze rero mba ndi kwa papa nyine nta kibazo uvuga nk'uvugira mu rugo nk'uvugira mu rugo ya abantu ni ukuzuzanya reka ni ukuzuzanya bajye no kuri Yada bakore subscribe tubabwire ko turi no kubaka studio Yada ari mu gikorwa cyo kubaka studio mumufashe mutera inkunga kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Robo umeze neza ndamahoro biracamo yego dukunda kuganira kenshi cyane twanakoranye ibiganiro tuvuga kuri ibintu bigendanye n'insengero byavugwaga mbere twatangiye kubivugaho mbere yego na His Excellence nyakubahwa Perezida wa Repubulika turabitangaho umurongo ibiganiro byinshi wagiye bikoraho hari uburyo wagiye usaba ngo bazane Rwanda Revenue mu nsengero sibanyumvishije Excellence rwose ibintu yavuze ko bishoboka no rwose bizagerwaho wenda ni igitekerezo wagize cy'umurongo mwiza ushobora gukemura ubujura bukorerwa mu nsengero hashize iminsi igera kuri 2 duhere iki kiganiro turi kugikorera hari ubugenzuzi bwagiye bukorwa ku nsengero nyinshi zigiye zitandukanye hazamo ikintu gikomeye cy'uko hari insengero yego sibye no kuvuga ngo zikore zuzuza ibisabwa ahubwo zigomba gufungwa cyangwa se gukurwaho hari izigomba gusenywa ndetse ubwo bashatse ikindi kibanza wenda bakajya kubaka ahandi yego arekano nabonye mwa turakavuga yego hari n'abubatse insengero badafite ibyangombwa byo kubaka bakorera mu mazina y'abandi cyangwa akavuga ati ngiye kubaka kuna gahita yubaka inzu yatanze 150 kwa gitifu cyangwa 15 kwa mudugudu yes abo nabo bari bahari nazo zose zigomba kujya muri top urumva bagitangira bari bavuze ati hari condition dushaka insengero zigira nyuma kandi hari n'izirimo zitari insengero ahubwo barazubatse mu buryo bwakwaje nyuma hazamo ya toroshi imwe ya nibishaka ibitunzwemo urumva bagenda bamenyekana amakuru menshi agiye atandukanye ibi n'abantu bamwe ntibari kubivugaho rumwe ari benshi kuvuga ati izi mbaraga rwose agakiza kacu bari gwashyira hasi leta ire gutuma abakristo batazongera gusenga shyira mu itoroshi yawe Robert utubwire nk'umukozi Imana nk'umuhanuzi nk'umusesenguzi nk'umunyamakuru ubwashize sinababwiye ko hashobora kuzazamo Rwanda Revenue kandi ubona ko ari ibyo biri kugenda niho bisati n'ibiciro ku masengero bamwe bagiye babishyira hanze nka ADPR yashyize ibiciro hanze ibiciro by'iki bya services zagitanga oya Roba banze tubwire sugura umunyamakuru wowe ibyo bintu nabibonye nagize ngo ni za titre zanyu zo gutwika oya ntago ari titre ngiye sinjya ntwika tubwire sibyo hari ibiciro ku services zajya zitangwa mu rusengero rwose rwa ADPR izo mu mujyi izo mu cyaro no mu mijyi yunganira umujyi sibyo
niba ari nko gushyingirwa akaba ari igiciro cyabyo, kubatirisha umwana akaba ari igiciro cyabyo, kubatiza igiciro cyabyo, icyemezo cy'umukristo igiciro cyazo ni irembo. Urumva irembo serivisi ni ubuntu. Irembo serivisi no muri ibyo ngibyo harimo ibifite serivisi z'ubuntu. Sibyo wagitaye ibihumbi 5, sibyo. Donc izo ni step zigenda ziza mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye. Hanyuma reka mvuga iki kintu mu buryo bwombi. Isi iri mu gihe cyitwa ngo ni igihe cy'abanyamahanga, donc nibo bayoboye isi. Turi mu gihe cy'ubwami bw'Imana, mu gihe cyitwa ubuntu bw'Imana, aho Imana yatugiriye ubuntu ikaduha Yesu umwami n'umukiza, uri kumva, akatuyoborera ubuzima n'ubugingo, ubwo ni kubizera. Ariko mu isi ya Satani, Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma ni abantu batatu. Ni ubutatu, niyo ntabwo ari ubutagatifu, ubutatu bwanduye. Uyu munsi nibwo buyoboye isi. Abantu rero reka mbabwire iki nacyo si ubuhanuzi, ni imboni z'umusesenguzi cyangwa se nicyo mbona. Nuko wenda dushobora kuba dufite itangazamakuru rizamutse hejuru, sibyo? Ariko nimugire ngo iki kintu cy'isengero rwose zizavugururwa mu Rwanda no mu bindi bihugu, bizavugururwa yego, sibyo? Isi iri muri systeme yuko yakoresha ku bintu biri bien organisé cyangwa se biri bien ordonné. Hakaba hari uburyo bwo gukoresha amafaranga mu buryo buzwi, ntawe unyereza amafaranga ngo yajyane ku giti cye, sibyo? Donc ifaranga rikaba rizwi n'uburyo rikoreshwa, n'ibyo umuntu afite rikaba rizwi, aho yavana n'uburyo yajemo bikaba bizwi. Iyi systeme iri kuyestara. Kabiri, iri kwestara icyo nakita nk'idini rimwe, sibyo? Ariko ryubatse mu buryo butatu bwa bene Aburahamu, ku buryo ni na Abu Dhabi inzu yuzuye yitwa Abrahamic House. Harimo pariti y'abakristu, sibyo? Kaba pariti y'abasilamu na pariti isa nk'ihagarariye gakondo. Ni urugero nanze. Rero isi igomba kugendera kuri ritimi imwe. Kabiri, ku bareba mu mboni z'isi, abo bita ngo ni abamurikiwe cyangwa se les illuminés. Isi ifite imiryango igera muri 33 iyiyobora muri firidi zigiye zitandukanye. Hanyuma izo firidi zikaba ziri ku misozi y'ubuzima 7. Uzumva nka abo bita ngo ba Freemason, aba Illuminati, aba Rose Croix, aba Jesuite. Donc ni societe zigera muri 33. Hanyuma izo societe, Imana imfashe imbaraga zo kuganira n'abantu kandi banyumve neza. Izo societe zikorera ku misozi 7 y'ubuzima. Iyo misozi 7 y'ubuzima harimo n'iki gisata muri kumva cyabashyuhije cyitwa iyobokamana. Ubundi iyobokamana wari umusozi w'ubuzima abantu bashobora guhahiraho bakariraho. Rero isi mu rwego rwo kugira ngo iwukontorore neza, igomba kuwushyira kuri orudere. Mu kuwushyira kuri orudere ivanamo akajagari. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro, mu kuntu Imana yaremye umuntu, yaramuremye iravuga ngo agire ishusho yacu, ase natwe. Noneho imuha n'icyo bita ubutware bwo kugenga isi, kwigendera mu kirere, ku butaka no ku nyanja. Niyo mpamvu Adamu ari we wise ibintu byose amazina, n'abamukomotseho tugira tubyita amazina. Mu by'ukuri izi nyamaswa mubona n'ibi biti, ibi biti byo ntibizi kwita amazina yandi, ariko umwana w'umuntu wazi kwita. Donc ibi bintu byose byo mwisa biza amazina. Ariko buriya ugiye ugapima sense, kuko n'ibimera bifite sense ibyiyumviro. Ugapima nk'ibyiyumviro by'imbwa, uri kumva, ntabwo imbwa izi amazina y'ibi bintu byose, ariko umwana w'umuntu arabizi. Yego, ufite ubwenge. Ubu bwenge rero Imana yaduhaye, yari yarabuduhaye ngo tugengwe nayo. Ndaza kugera kuri iki kintu cy'amadini mereye muri dimension yo hejuru kugira ngo tugendane neza. Numva nshaka gukoresha iki kiganiro cyane cyane mu mwuka, kuko iki kintu cy'amadini ni ikintu kirenze ubwenge bw'abantu. Ni ikintu kiri hejuru y'imbaraga z'abantu, kuko gifiteho parti hari nawe ushobora gukandagira bakakubwira ngo garukiraho.
sinzi niba uri kunyumva neza. Ubu bwenge rero bwa muntu Imana yaduhaye, umuntu amaze gukora icyaha, icyaha ni ikihe? Amaze kwandura umwuka umenyesha ikibi n'ikiza, ahita atandukanywa n'Imana. Gutandukanywa n'Imana ni iki? Ni ukugenda none umuntu agatangira gukora ikintu cye agikoresheje mu mbaraga zo kumenya ngo iki ni ikibi n'ikiza. Mu yandi magambo, umwuka umenyesha ikibi n'ikiza, Bibiliya iwugereranya nk'inzoka yasutse Adamu na Eva, ariko ni umwuka wa Satani, sibyo? Uyu mwuka umenyesha Damuru icyaje gukora nk'iki kiganiro ukaza kugikora, ariko ugize kugikora mu mbaraga z'ikibi cyangwa ari ikiza. Ati ngiye gukora ikiganiro na Robert, ariko ngiye kuzabona amafaranga. None Robert nawe akicara no ku kiganiro, umwuka n'imbaraga z'ubwenge bwe, sibyo? Akaba ati Damuru ngiye kwemera nkoresha ikiganiro, ariko ndashaka kuronka abantu kuri Kristo. Sinzi niba uri kumva icyo bita ikibi n'ikiza. Nemeye gukora ikiganiro kugira ngo abantu baronke Kristo, wowe ukemeye kugikora wenda n'ugira kugira ngo ubone amafaranga, cyangwa se platform yawe izamuke, yongere ikore nk'uko uri kuvuga ati mwongere mushyigikire ku nzozi zacu. Donc umwana w'umuntu nuko yahawe ubu bwenge. Ubu bwenge rero bwagiye bwagura mu rwego rwo kugenga isi, kuko Bibiliya yaravuze ngo ugende uhingira ubutaka. Iyo tuvuga ubutaka mu isi y'umwuka, abantu benshi ntabwo bamenya ko ubutaka babazi ko ari ubutaka gusa, ariko ubutaka ni ibiri ku isi yose. Ikintu cyose kiba ku isi, harimo abantu, harimo amashyamba. Genda ukigenge mu bwenge bwawe, ariko utakigengesheje ubwenge bw'Imana. Aha rero niho amadini yatangiye kuzira. Ikiganiro twakoranye ubwashize narakubwiye ngo nta kintu kiba mu isi gishyashya. Ibi bintu by'amadini byo kuyoboka Imana, ubundi amadini niyoboka Imana, byo kuyoboka Imana bisa nkaho byazanywe n'igitekerezo cyitwa Nimrod, sibyo? Ahamagara abantu ngo nimuze twiyubakire Babuloni yacu, donc bubake n'umurwa ngo uzamuke dukora izina. Donc bashaka gukora izina. Abenshi abantu bubaka aya madini ni imbaraga zo gukora icyo bita iki? Izina. Izina cyangwa amafaranga. Iyo umuntu yakoze izina rizana amafaranga. Aba basitari bacu tugira hano tubona ko ari abanyamafaranga kubera ko bafite izina. Uzarebe harabirwa baburana ngo batabakinira ku mazina yabo. Hejuru bazamuye ngo Big What Endeavor, ntago nshaka kubijyamo, sibyo? Donc ibi bintu byose byo kubaka iminara n'agasongero kugira ngo biyubakire izina, nibyo byatangiriye gushaka kubaka icyo bita kuyoboka Imana. Hanyuma uku kuyoboka Imana, ngo Imana iri mu ijuru yitegereje ko abantu babumbye amatafari, batangiye kuzana ubwenge bwabo, bwa bwenge Imana yabahaye. Imana itandukana n'umuntu amaze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ntigeze imwambura ubwenge. Ahubwo yaramubwiye ngo uyu muntu abaye nk'imwe muri twebwe, mumwirukane mu ngo bya Edeni atagira ikintu agira gute? Acakira. Cyari igiti cy'ubugingo buhoraho ngo atakirya, noneho agatangira guhangana n'Imana, noneho adapfa. Nka Adamu iyo yibeshya agasingiraho gakeya we na Eva bagasingira, bari kuba ubuzima bw'iteka butagira gute? Budapfa. Ari nayo mpamvu Imana umugambi wayo yawukomeje. Buriya iyo bavuga ngo igiti cy'ubugingo ni Kristo, Bibiliya bishaka kuvuga. Kuko iyo Damuru na Robert bongeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Bibiliya itugaragaza ko babaye renouveau, icyaremwe gishya, sibyo? Bavutse ubwa kabiri. Baba batandukanye no kongera gupfa. Ubundi gupfa ntabwo ari ukutujyanira usororo, gupfa ni ugutandukana n'Imana. Gafata urugero rwa hafi, uyu munsi nge nawe turi abavandimwe, turi inshuti, uzakunda tugakorana ibiganiro, cyangwa nanjye ngaguhamagarana urihe ngo dukore ibiganiro, sibyo? Iyi communication yacu iramutse ibaye bloke ku mpamvu runaka, ku giti twariye cyangwa se wa mwuka utumenyesha ikibi n'ikiza, ukambwira ko Damuru ari mubi na Damuru cyangwa akabona nanjye ndi mubi, sibyo? Warandiye, urugero nguhaye, tukarangizanya. Mu isi y'umwuka Damuru aba yarapfuye kwa Robert. Sinzi niba uri kunyumva neza. Rero hanyuma mu isi y'umwuka iyo Damuru mutandukanye, akagenda ukwe nawe abapfuye. Uzareba abakobwa n'abasore bari guteretana, iyo umwe murangizanyije babaye icyo bita break up, gutandukana. Wa muntu wajya kubaza ngo waramutse ute, wa muntu wajya kubaza ngo umeze ute, waraye ute, ya marangamutima kubuza gusinzira kuri we. Nguko ko umwana w'umuntu yatandukanye n'Imana, kubaho no nagengwa n'Imana, Imana ikaba ari imugenga, akoresha icyitwa ikibi n'ikiza, ari umwana umugenga, umuntu atangira kwigenga. Niho haje kubaka ibi bintu mwumva by'amadini. Nibije vuba rero, nakubwiye ngo nta kintu kiba mu isi gishya.
byatangiye icyo gihe cya Nimurodi bagenda bubaka ba Nimurodi bavuyeho barakomeza kugera muri Egiputa. Turabizi witwa Mose ajya kureba Farawo ngo areke ubwoko bw'Abisirayeli. Bibiliya iravuga ngo bazanye abakonikoni, bazana abaraguzi, bazana ab'inyenyeri, abantu bagiye batandukanye. Bibiliya igaragaza abadanyeri bajya i Babuloni. Hari sanze abayitwa abakarudaya, biga ubwenge bwabo, hari ubwenge bwinshi bugiye butandukanye. Ubu bwenge rero bw'abakarudaya n'uyu munsi nibwo buri cyo koze kibaho ni shanjoma y'ama generation. Buriya mu cyo bita mu mwuka ubwami, yaba ubwami bw'Imana n'ubwa Satani. Satani nta kindi kinakora muri iyi si kuko ari umugaragu w'Imana mu gushyira ku munzana bizera. Akora copy paste y'ibyo mu bwami bw'Imana mu gushaka bazarimbukana nabo. Hanyuma nahoze mvuga ukuntu hariho ubutatu burimbuzi kankoresha iryo jambo: Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Bingana n'ubutatu butagatifu bwaho nimujya mwumva ngo Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Na Satani nawe yarabyubatse. Uyu munsi rero kuko aribo bayoboye iyi si, Bibiliya iravuga ngo yayihawe kuyigabana kugira ngo ayiyobore, kandi ntayihawe uyu munsi. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, yaravuze ngo ugushije ishyano wasiwe kuko umanukiwe n'iki? N'umubi. Kandi iyo usoma ukareba ntago buri Adamu ari we waremwe imbere ya Satani. Isomye Itangiriro, ubwo ndi gukora mu gitabo cy'Itangiriro. Iyo urisomye riravuga ngo Imana, ngo mbere na mbere Imana irema isi. Hamwe bajya babaza ngo yabaga hehe, ubundi yabaga mu iteka kuko n'Uwiteka, sibyo? Ibyo ni ikindi kiganiro. Ngo isi yari iriho nta kintu nta shusho, yari itagira ishusho. Ngo umwijima warerembaga hehe? Ku nyanja, sibyo? Noneho wasoma mu bindi bitabo bigiye bitandukanye bya Bibiliya ugasanga iyo Bibiliya ivuga umwijima ivuga Satani. Yavuga amazi ikavuga abantu. Sibyo? Yavuga umucyo ugasanga iri kuvuga Kristo, kuko iyo igeze ku mucyo w'izuba n'ukwezi ivuga ngo ibimurika ngo kinini n'igiki n'igitoya. Urumva ko Satani yari ari ku isi nk'igiti kimenyesha ikibi n'ikiza, n'umucyo nawe uhari nk'ubugingo buhoraho. Sasa rero iri hangana ry'umucyo n'umwijima, aho umucyo ugeze umwijima uragenda, aho umwijima ugeze umucyo uragenda. Donc ni ibintu biri automatique. Uyu mucyo ntabwo ujya ugenda umwijima. Haza umwijima umucyo uhari ukagenda. Bibaho mu bwami bw'Imana, bibaho. Reka mfate urugero rwa hafi. Ejo wari uri kuganira n'umuhungu ariko guha ubuhamya bw'ukuntu yari umunyabyaha. Icyo gihe mu isi y'umwuka abari mu mwijima, naranakubwira ati Uwiteka yankuye mu mwijima w'ibyaha w'icuraburindi. Iyo umucyo uje, sibyo? Umwijima urahunga, uri kumva? Ariko mu isi y'umwuka biterwa n'umwijima uje ukungana. Yes. Tuze kubigendana. Ubwo abantu badukurikiye bumve ko turi kuganirira mu kirere cy'umwuka, sibyo? Kuko mu kuza k'umwijima hari uburyo butanu umwijima uzamo. Icyambere hari ukugwa. Umuntu ashobora kugwa, donc umwijima ugatangira kuza, sibyo? Ariko akabyutswa. Uri kumva? Hari icyo bita gusubira inyuma. Umuntu ashobora kugenda asubira inyuma ari kugenda asanga iki? Umwijima. Turi kugendana. Umuntu ashobora kuva mu byizerwa, sibyo? Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi wanjye nava mu byizerwa umutima wanjye ntuzagira gute? Ntuzamwishimira. Iyo umuntu avuye mu byizerwa, urumva niba dufite ibyizerwa ni uko twizera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Wavuze ute abantu bari ku insengero ziri kugenda zikurwaho tugiye kugwa. Ubwo abantu bazagwa niba bazaba bavuye mu byo bagiraga gute? Bizeraga. Icyo gihe babongera guhamagara wa mwijima. Aya magambo menshi ari bibilike asobanura uburyo cy'umwijima mu isi y'umwuka uza. Muri fiziki isanzwe by'urumuri n'umucyo, iyo ucanye umucyo umwijima uragenda. Ariko nabwo bikoreshwa n'umuntu. Umuntu ushobora kwicara ngo genda uzimye riratara, umwijima uradihituza. Genda ucane ririke riratara. Ariko mu bwami bw'Imana byo biratandukanye. Umuntu avuka ubwa kabiri abyawe n'Imana, atari ukuvuka k'umuntu. Sasa rero ubu buryo bwo kubaka izi sengero bwarakomeje. Uko Imana yajyaga ibana n'abantu bayo n'ihema ry'ibonaniro, ubwo n'isezerano rya kera turimo, no mu isezerano rishya buriya mu gihe cya Yesu. Muravuga ngo hano ngo hari akajagari k'amadini. Mu gihe cya Yesu hari akajagari karuta kahano k'amadini se. None hariho abasadukayo, hakaba abafarisayo, hakaba abakoresha bikoro, hakaba abanditsi, uri kumva? Hakaba ni benshi, usomye muri Bibiliya ugenda ari benshi. Umunsi umwe bigeze kuza kugerageza Yesu. Nabwo ati mwigisha tubwire ni irihe dini ry'ukuri? Yesu kuko areba mu mitima atorosheje maraga ati nimbabwira ko abasadukayo aribo bigisha bukuri, abafarisayo ntago ndabakira.
nimvuga ko abanditsi uri kumva cyangwa se abigisha amategeko nabo nari mbibagiwe yose ari amadini hamwe ngo barambaraga amategeko ya Mose bose bakayambara ku buryo baza n'umuntu wasambanye bakabata amabuye mu yamutera uri kumva arabareba arabaganga idini ry'ukuri kuko yarazi ko nta dini ry'ukuri rigeze gute ribaho arabanga ariko niba ari nariho idini ry'ukuri ni irihe ni irifasha imfubyi irifasha abapfakazi irita ku bakene bo muri we gatatu irishyigikira abasugi ugiye muri RGB nubwo bashobora kuba barakoze inyandiko mvugo yuko ari donc iyo miryango ari icyo igamije amadini yabo ye ugakora recherche ku cyumweru ukavuga ati ngiye muri ADPR ahantu munyereka abakene uyu munsi mwafashije ntabo bakwereka ubwo n'ayandi yose mu nyumve neza cyo koze isi ishobora mu gukora ikibi n'ikiza kimwe nahoze nkubwira ishobora gukora akajijisho igashinga compassion atari inyungu z'aba bana batoya ahubwo ari uburyo bwo gucuruza aba bana batoya mu bana oya izi compassion z'amadini ntabwo sura umunyamakuru uzakora ubushakashatsi ugenda uganira n'ababyeyi bafite abana muri compassion z'amadini compassion international niyo nanzeho urugero ugana n'izindi societe zitwa ngo zirafasha ukora urugero ugenda ubaganiriza step by step muri recherche zawe muri kintu kica abantu nuko baba batayi mu buzima bushakashaka ngewe mba mu buzima bushakisha nkora recherche nkiga nk'iyi kese y'amadini nkamanza nkiga nkavuga ati ni Yesu ruse y'ibi bintu nima muna kubwira hari ushobora gukandagira uri kumva bakavuga ati subira wacyana cyangwa se garukira izi compassion nizo bibisha inkunga n'urugero nguhaye sibyo uzagenda uganire n'abantu bafite compassion international bafite abana cyangwa se barihiwe nabo no muri commentaire uraza kubibona usanga umuntu akubwira ngo ngiye mwana wanjye baramuriye ariko bagize gute baramuriye wareba wakurikiranye ufite uburyo bwo gukurikirana agasanga umuterankunga yohereje amafaranga runaka yo kugira ngo umwana ave mu buzima yitwa ngo ari gukorera Imana ariko yageze kuri uyu mwana ni mabonesho kuvuga ngo tumurihiye minerval n'iki byose kandi ikomereze ndi kuvuga kuri izi fondation z'amadini ubu buryo rero bwo kugenda abantu bashinga amadini bwari uburyo bwo kugenda abantu bose biyubakira iminara yabo ari niyo mpamvu usanga muri ubu buzima bw'uyu munsi indimi zabo Imana yarazinyuranyije kamfata urugero rwa hafi uyu munsi dufite amadini mu Rwanda arenga nk'ibihumbi nka 4 amazina yabo donc church itorero donc ni menshi cyane hari nayo nabonye wenda turaza kubigarukaho bari kuvuga ati asigare maya ayandi yose adafite igikorwa cyashyigikira leta aveho ibyo niba bivuga aravaho menshi sijyo oya muri uru Rwanda gusanga idini niba bafite ibigo by'amashuri urasanga ari bingahe ni Katolike ni ADPR n'abadivantiste n'abaprotestanti sijyo hadise bo bayeri arimo AER donc abari muri gisata cy'abaprotest sijyo n'abaprobisterienne gakeya ariko izi za church abayehova nta dini abayehova dini ry'abayehova ribahe wenda n'abasilamu muri abasilamu bagira ibigo abasilamu nabo bagira ibigo sijyo n'urugero ntanze ni ingero turi gutanga sijyo ugiye ukicara ko abantu mufite nibura ibigo bishobora gufasha leta mu kuzahura ubukene ibitaro mufite ibintu donc ibintu hoteli uruganda urukumva gasanga umuntu ashinze idini nibura amafaranga yibye abenshi no kwigurira izi vewiti za Range Rover bazivamo bakirwa basambanya abagore nibi tubona babandi nibitubona mu itangazamakuru sasa rero aba bantu nubundi yubaganije usanga bose indimi zabo zitandukanye iyo uhuye n'umwadeperi wacu ukamubwira ati iyi nzira uri kubaka koko yajya mu ijuru ukamubwira ati nyereka gakize akuzanira itafari akaza rifite ryiza akakubwira ati twebwe nitwe torero ry'umwuka ari naryo ryanduje aya madini yandi yose yitwa ngo nabaroko nibashaka bongeye babasubize muri ADPR bose babahuriza hamwe nk'inzoga y'itende nubundi baravuye barabirasa bagaruke nubundi mikoro yabo yose nimwe abenshi bavuye muri ADPR abenshi bavuye ninda mwana abenshi ninda nizo zabakuye muri ADPR none ese kuki batakomeje ivuga butumwa muri ADPR bakajya gushinga yabo yes za ministeri uyu munsi ndi kuvuga abarokore arakuga ati nitwe dukijijwe nitwe tuzajya mu ijuru akareba nk'umukatolike cyangwa se umudivantiste cyangwa se umuproso cyangwa umusilamu akakuvuga ngo niwe uzajya mu ijuru wamubaza ngo kubera iki umudivantiste atazajya mu ijuru ntabwo bemera umwuka wera sibyo
umudivatiste nawe akagukubita inkoni Isabato. nziza akaguha ati isabato umunsi wa karindwi munsi wa karindwi Itegeko icumi w'uwiteka y'Imana, kuva ikiruhuko 20, cy'uwiteka umurongo wa munani. itegeko ry'Imana guhera mu kuva akakubitira akarinda agera mu isezerano rishya urukumva urumva ukuntu abantu bari kunyuranya indimi umuyehova wahura n'akakubwira ati mwabarezi mwebwe ibyo juru ntabwo muzajyamo ibi biyetaje bari kubaka kandi bose bakazana intwaro yitwa iki ariwo munara jambo ry'Imana Imana yabivuze dore n'ijambo wabivuze ni iki ngiki wahura n'umukatolika akakubwira ati twebwe nitwe torero ry'ubukombe muvana ku kajagari hano twe turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira ukibaza igihe bazihanira nabo sibyo n'urugero ntanze ubu buryo rero bwo kugenda abantu biyubakira inuza iminara kugira ngo biyubakire amazina isi yarabutekererejemo neza sibyo ibuhuriza hamwe isanga harimo ibanga hari umuntu ushobora kurongeramo ubugingo buhoraho buriya aya madini ubwo ndi gukoresha ubwenge bw'ikibi n'ikiza urumva ariko mu isezerano ry'umwuka twahawe kuko umwuka wera nk'isezerano Bibiliya Yesu yabwiye abigishwa akimara gusubira mu ijuru yabwiye ngo simbasize nk'imfubyi basigiye umwuka wanjye uwo nguwo naza azabafasha azabamenyesha iby'ibyaha byanyu sibyo azabigisha azabamenyesha ikibi n'ikiza wa mwuka azagira gute niwe uzawuduhishurira ubundi umuntu udafite umwuka w'Imana ntabwo yahishurirwa umwuka w'ikibi n'ikiza kuko akenshi ibintu byose babikora n'abica abantu uri kumva abantu bose bagenda bahemukira abandi ni imbaraga zo gutekereza icyitwa ikibi n'ikiza ariko mu bwenge bwabo atari ubwenge bugengwa n'iki n'Imana rero abantu bagenda bubaka iyo minara ariko bayubaka atari ukugira ngo bageze abantu kuri Kristo ari ukugira ngo biremere amazina bibonera indongo bibonera icyo bita kubaka izina nyine no kubona indongo burangunda abaraperi cyane mu buzima bwanjye ngunda abaraperi ngakunda abakomedi bano bantu b'abakomedi abari abahanga ubwaje nabikubwiye hari umuhungu wavuze ngo kubaka izina si imikino sibyo niba ari ikintu kivuna cya mbere kibaho ni izina niyo mpamvu uzareba umuntu waryubatse kurikiniramo wanarigwamo yanakwica hari umuvugabutumwa umwe wigeze kujya kurega umuntu witwa Ezekiyeli amwereka miliyoni dore ngo ngiyi ndayifite hano wowe nayo ngiye kukurangiza ngo izina nubatse ngo uraza kuri se umunara nubatse baranamuzi kuko Ezekiyeli yari yazanye itafari undi azana sima ngo bari kubaka nyine bananirwa kuhuza iki ururimi Bibiliya bavuga ngo bose bavugaga ururimi rumwe uyu munsi zaratandukanye niyo mpamvu buri wese aza neza hanyuma rero twihute izi sengero ziri gusenywa izi sengero ziri kuvugururwa izi sengero ziri gukurwaho zigiye zitandukanye ni mu nyungu zo kugira ngo nibura babashe kubakontorora siko leta ivuga kugira ngo noneho akajagari kagire gute gacika kandi nibyo koko izi zigiye kuba ariko n'ubundi kuko gukora k'umugome ubwo ni Bibiliya ibivuga kuri mu buryo bw'amayoberane n'ubundi ntibizacika na bwa buryo bwo gusahura amafaranga buzahindura isura uti gute buriya inama y'abarinzi n'inyoni zibera rimwe ko nuko rutangaje yes inama y'abarinzi n'inyoni zibera icyarimwe akaboko kamenyereye gukomba niko ubwo ni guca umugani gahora kameze gute karehareha gahinnye sibyo uyu munsi umuntu wari umenyereye kwibira mu rusengero n'ubundi ubwo yari igisambo n'ubundi igisambo bakirukanye ahantu hamwe gihindura karitsiye sibyo hari ibyabimenye kare bitegura za YouTube ubu bagiye kusahuriramo kuko byanze bagiye kujyaho sibyo ariko ikiza cya YouTube iri controllable urajya ribi tayari ribu agira ngo bafite wifi babari live urekura kabiri gatatu bagati hari n'abana b'abahungu bazi gutunga mitoroshi icyo ndicyo nuko uzi kazaza kwira kuri YouTube ntacyo mwijisha nareba Rwema bayongwe ba Korode n'abandi nabayezeke kandi n'ikibuga cyaho cyarananyereye damu buriya ari kintu isi abantu batarasobanukirwa niba ufite Bibiliya nsomera ijambo ry'Imana riri muri Daniel uri kumva Daniel kangahe Daniel ibice 2 umurongo wa 43 n'umurongo wa 44 Daniel ibice 2 umurongo wa 43 n'umurongo wa 44 ine gatatu vuga iki kintu ine kane
tuhite tuhagera rwose. yego Daniyeli igitabo cya Daniyeli wabanje kuza iy'icyongereza. ntacyo nushaka gusomera mu cyongereza twarize. Badukurikiye bose barabyumva robo wagira ngo tuma abantu bumva hari abadiaspora dufite hano. yego kanze mpagere rwose. Daniel igice cya 2 umurongo wa 43 na 44. Yego Daniel igice cya 2. Wamereje iriya Bibiliya hariya ko nkisoma. Bisoje nahageze nuko. Okay, sawa. Handitse ngo iki? Ako dukoresha ari za internet. Yego 43. Yego haravuga hati kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu. Kandi nk'uko wabonye sibyo ibyuma bivanzwe n'ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibizafatana nk'uko ibyuma bitivanga n'ibumba. Yego 44. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose. Kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose. Muvuge ngo dushimiye Imana ku ijambo ry'Imana. Amen. Uzi impamvu usomye iri jambo? Isi uyu munsi Imana ifite icyo bita generation. Uri kumva? Zigera muri 6 arizo zingana n'iminsi yo kurema. Hanyuma Satani nawe afite generation 6 zingana n'igihe cy'abana b'abantu, kuko Satani afite igihe gitoya. Uyu munsi turi muri generation yitwa Z. Ushobora no kuba wewe nkurikije imyaka urimo, kuko muri abagenzi sibyo? Ariko inyuma yanyu hari generation yitwa Alpha, irimo ababaneri banjye bana bato cyane. Isi iri kugenda ishaka igisubizo cyiza cyihuse ikoresheje siyanse muri bwa bwenge bumenyesha umuntu ikibi ni icyiza. Ubu mu minsi mike kugira ngo iki kibazo gikemuke nuko insengero zizajya zikoreshwamo amarobo. Oya nta nubwo biraba birebire, bishobora gutangira muri 25 26. Nukuri mu minsi mike mu rwego rwo kugira ngo duce akajagari n'ubujura bwinshi buri mu nsengero. Tugiye kumanza gushyiraho abavugabutumwa basomye batekereza binini, bajye bahuza ubu bwenge, ariko hari igihe kizagera tugashyiraho amarobo abwiriza mu rusengero. Sinzi niba uri kubyumva neza. Ubwo azajya abwiriza ibyo avanye. Si setting se ya Bibiliya. Ahantu isi igeze burawe ntabwo urabisobanukirwa. Ahantu isi igeze ku rwego rwo kurema robo ifite sense n'iyawe. Mu minsi yashize batuzaniye Sofia, abantu basanga bakangarana, ariko nuko nyine muhugira muri bino biganiro byanyu na ba Claude na ba Ezekiel na ba Robert n'abandi, abantu bose ugasanga naho bari gukanaka bigenje gutya na gutya. Ariko ejo nari ndi gukora ubushakashatsi, izi mpamvu ngeze aha ngaha. Isi iri kugenda isatira umusozo wo kugaruka kwa Yesu Kristo, ariko abantu ntibashaka kubimenya, bashaka no kubyumva, ariko niyo realite, sibyo? Nabonye abantu baze gusacinga muri Kenya, hariyo robo zikora muri restaurant, sibyo? Zisavinga abantu ibiryo, urayiha komande, uri kumva, sibyo? Ikakomandinga. Mu rwego rwo kugira ngo aka kajagari k'ubujura kavemo, hagomba kuzanwamo robo, akaba arizo zizajya zibwiriza ijambo ry'Imana. Ayo zaturishije tukugendana, akaba atari buze kurwanirwa n'abavuga ngo reka dushyira abana bacu twabyaye. Sinzi niba wanahuye neza. Kandi niba uyu munsi biri gukorwa mu gisata cy'umutekano, n'umuntu uza no mu gisata cy'ubundi ya misozi 7 y'ubuzima nakubwiye bigomba gukora.
ujya utekereza impamvu Facebook isigaye yitwa Meta. byanze. Turi kwinjira mu isi ya metaverse. Yego. Metaverse. Iyi isi ya metaverse ni isi ishaka kurema umuntu uvanze n'ibyuma. Twatangiye tubyitoza gake gake, uyu munsi twebwe na telefone zacu byabaye nk'ubuzima, ibumba, umwana w'umuntu ni ibumba ryivanze n'icyuma. Ubu nta hantu wajya usize telefone yawe, wakishyura iki moto? Ntabwo bishoboka. Mu minsi mike rero isi iri gushaka gufata ibyuma ikabivanga n'ibumba neza, sibyo? Igishobora gutuma ibumba ritivanga n'ibyuma ni ibitekerezo biri muri izi sengero. Anyahuye? Yego. Izi sengero zishobora kwigishirizwamo ibintu byatuma ibumba ritivanga n'ibyuma, sibyo? Nazo rero zigomba gukontororwa zikajya ku murongo. Icyambere agacikamo akajagari k'ubujura n'amafaranga, sibyo? Icya kabiri hagacikamo akajagari k'inyigishirize igiye itandukanye. Bamwe bigisha bakagira n'ingengabitekerezo zitagendanye na leta, sibyo? Bamwe bigisha bakazana ingengabitekerezo zabo, abazana ubutubuzi n'ubujura. Nibura hameho za nsengero zimwe zizwi ziri bien coordonné. Uyu murenge wa Ndera turashakamo niba ari ADPR isengero izi eshatu zonyine, izindi zose mukureho. Niba ari ugusenga bibe bizwi ko ari umunsi wo ku cyumweru abantu bajya gusenga, sibyo? Niba ari urusengero rw'abadivantisite bavuga ati bo ni ebyiri cyangwa n'imwe bitewe n'ingano z'iki z'abakristo bari bahari. Ushobora kumbwira ati izi nzu zari zarubatswe n'aba bantu zikuweho byagenda gute? Itegeko muri RGB rigenga iyi miryango itegamiye kuri leta ijyanye n'iyobokamana ivuga ko iyo umuryango umwe uvuyeho undi muryango uri gukora bijya gukora ibintu bijya gusa kimwe, wandikira RGB ugasaba ibikorwa remezo by'uwo muryango akawuwiha. Ubwo rero abantu bari bafite urusengero rwiza nimuzatungurwe mubonye ejo barwiseho ADPR Masoro, ni urugero ntanze, sibyo? Donc mu rwego rwo kugira ngo isi ibe umurongo genderwaho. Ibintu ko biremereye cyane. Yego, naganiriye hejuru ariko damu abantu badukurikiye nabo barabizi ko turi mu isi iri kugenda ibyo nose kibumba kivanze n'ibyuma ntubizi. Sibyo bigezweho se? Buriya twebwe dusanga bari kuduhabwa information ariko bano bana bacu batoya biye bana bari kubamenyereza ku buryo bazabivukiramo babizi. Ni no mpamvu babiriza kuri izi cartoon, buriya zira dessin anime n'izi cartoon ziba zirimo kwaje, habamo ibintu bitatu. Izi cartoon umwana yicara umunsi wose ugenda umushiramo, haba harimo ibintu bitatu bikomeye bya danje. Uri kumva? Icyambere agomba kwigishirizwamo ubutinganyi mubishaka mutabishaka, buryo umwana wawe azakura akavuga ati ngiyewe ariko umushere wanjye nikana babyakire nk'ubuzima kuko ni umuco. Kubera izi katuni bari ariko ndumva tuzabikora ikintu kiganiro. Iki cyo tuzakora ikiganiro kirekire. Yego. Hari ibintu nagiye mbona ku mapost niba ari amakuru y'ibihuha igiye avuga ko ngo itorero cyangwa se idini ry'abahamya ba Yehova ngo naryo rishobora kuba ryahagaritswe burundu cyangwa se igiye guhagarikwa burundu ukubera ngo serivisi za leta ngo ritubahiriza gukora imiganda, kujya mu bindi bikorwa bya leta bigiye bitandukanye byinshi abantu bagiye bavuga. Simbizi niba ari amakuru ya nyayo ariko ntekereza ko wenda naba ari amakuru ya nyayo tuzayamenya. Ibintu nabivugaho ikiroba amadini atabahiriza nkurikije ubushakashatsi bwanjye ba niyo Tesla donc umuntu washinze abahamya ba Yehova, sibyo? Iri ni idini sinzi nkurikije inkomoko yaryo ni idini itapfa gufungwa. Ubwo ni ibyo nekereza ariko birashoboka kuko hari ibihugu byinshi bigiye bitandukanye mu isi bitabamo n'aya madini babizi nk'abarabu ntayo bagira, sibyo? Yego. Ariko nkurikije uko ndizi mpamya neza n'umutima wanjye ko iri dini idashobora gupfa gufungwa kuko imbaraga zaryo ntakandagiyeho cyane n'inkomoko yaryo. Abantu bazakora ubushakashatsi cyane cyane mu ishyingurwa ry'umuyobozi waryo bamenye inkomoko yaryo. Gomba ntunze bohereje aho bajya gukora ubushakashatsi, birashoboka ko bashobora kurikuraho bitewe n'ibitekerezo kuko
no mu minsi yashize wabonye ko umuriro wa Pentecote nawo wawukuyeho. Birashoboka burya politiki igira agenda yayo, kandi njye sindi umunyapolitiki ngo napfa kubimenya, uri kumva. Birashoboka, ariko mu bitekerezo byanjye numva bigoye nkurikije uko mbazi n'inkomoko yabo. Ariko binabaye nta gitangaza pe, niba ari igihugu kuba idini ryose ridakurikiza gahunda za leta ryacibwa rigakurwa ku murongo, ibyo bintu nta kintu bivugaho Robert. Nta kintu nabivugaho, kuko bura Satani hari systeme akoresha n'ubu ikikora yitwa systeme dikaw. Urabona kuri Beni n'uno mukobwa Emeline na Pamela, urabona ukuntu kuri social media bimeze, iriya niyo bita systeme dikaw, uri kumva. Isi rero Satani mu rwego rwo kugira ngo abashe kuyikontorora neza agiye yishyira muri systeme dikaw. Rero izi sengero muri kote yanjye pe, ntiriwe njya kuvuga byinshi, nakubwiye ni hari ahantu ushobora gukandagira ugasanga ntiwemerewe kuhakandagira. Ese koko zikwiriye gufungwa? Kuba idini ritakubahiriza gahunda za leta rikwiye gufungwa, ari imyizerere yabo. Kansubiza iki kintu dushingiye ku itegeko nshinga rivuga ngo umuntu yemereye imyemerere ye, uri kumva, ntabwo yagakwiye gufungwa. Ariko nanone abantu batubahiriza gahunda za leta bakwiye gufungirwa. Mushyize muri dilema, uri kumva, kugira ngo abatazubahiriza bumve ko bafite itegeko nshinga, nk'uko bavuga ngo itegeko nshinga ryemera umuntu gusengera aho ashakira. Ariko nanone abantu batubahiriza gahunda za leta, nyine ubwo urumva ni nka kuno Robert afite urugo rwanjye, ikimara kurwinjiramo kirenga iriya porutayi, mu bisanzwe n'injye utegeka hano ugomba kwemera amabwiriza ya hano, nk'uko iyo ugiye mu rundi rugo nawe ukurikiza amabwiriza yawe. Utabyemeye nyine nasi. Gusa buriya nkunda itorero rya Kristo, reka naryo ndivugeho, ndumva nezerewe ku hagiye dukora ikiganiro ngumva naryohewe damu. Itorero rya Kristo ryo rifite organisation ku rwego rwo hejuru. Bibiliya iravuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ryo ntiyarishobora. Umva ukuntu Yesu yasize atanze umurongo, yaravuze ngo ibya Kayizari mugire gute. Abantu bari mu itorero rya Kristo urumva ko badafitanye ikibazo na leta. Kabiri, Yesu yigisha abantu ubwenge, aravuga ati nimujya muri ibi birorero hano bakababwira ngo muhunge, muzigire mu bindi birorero, ntabwo muzajya kurangiza ibirorero, uri kumva, ntarabasha kugaruka. Niko ijambo ry'Imana rivuga, sibyo? Urumva ko itorero ryo riri organize, ariko idini ryo iritazubahiriza amategeko ya leta bazarifunge. Ngenda bishyigikiye. Robert, reka tugushimire cyane. Yego, Imana iguha umugisha, kandi tubashimire cyane mwese mwabanye natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.